Kizito Mihigo uri maritiri ukuri, Kizito Mihigo uri ntwari ukuri, Kizito Mihigo uri ntumwa y'ukuri, ebuye skasi ni pache, Kizito Mihigo ebuye skasi ni pache, Kizito Mihigo ebuye skasi ni pache, Kizito Mihigo. Amatage y'ubu n'amatindi uvi mu rumbi tugezeho kwinuma y'urukundo Kizito urema bintu yamwishurije, yari yarokotse jenoside none azize imico mitindi, none azize imico mitindi. Kizito Mihigo uri maritiri ukuri, Kizito Mihigo uri ntwari y'ukuri, Kizito Mihigo uri ntumwa y'ukuri, ebuye skasi ni pache, Kizito Mihigo ebuye skasi ni pache, Kizito Mihigo. Tutumva radio rero tukomeje nyine mukomeje kumva radio Urumuri ivugira hano mu Birigi, twaturi mu zacu nimero ya kabiri. Ubungu tugiye gutangira ingingo yacu ya kabiri niko nabasezeranyije mu kanya, ingingo tugiye kuganira ku buryo abanyarwanda bahana ibitekerezo. Ni ingingo ikomeye, mutagira ngo ni ingingo yoroshye kuko tugiye kureba uburyo abanyarwanda baganira hagati yabo iyo bavuga ibibazo biri mu Rwanda, uburyo bivugaho. Mukanya rero ntabwo ko turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, reka ndetse nite rwose mbirije muri sizo batangire tuganire, kubera ko numva benshi barimo nabakumbuye, haraje iminsi tutaganira nabo. Ni ya kipe yacu yo kwa kabiri mumenyereye, numvise bayita ngo n'abanyarumuri. Nagira ngo rero niyo kandi ibyo bashaka kugira ngo bize badufasha mu buryo bw'imitekerereze, bakazamura ibitekerezo byacu kugira ngo abanyarwanda bazamure ibitekerezo, batekereze ku buryo bwagutse, begora bifungiranye mu tuntu tubasubiza hasi, tubamanura, dutuma badatera imbere ngo barebe ikintu cyatuma igihugu cyacu nyine kigera ku majyambere kifuza, cyane cyane kigera ku buryo abanyarwanda baho bisanzuye kandi bakumva ko umunyarwanda ariho mu mahoro, ku mutima we yumva ari mu gihugu cye ko yishimiye kubamo. Iyo kipe rero niyo ndi barimenyereye, twayaga tuganira nyine ku buryo wa kabiri kubezo gerekeranye n'ubwoko, uburyo abanyarwanda babanye bagomba kubana, uburyo u Rwanda rwamye kuyoborwa. Turakomeza rero ari biganirwa twatangiye iminsi yashize, byari byarasubitswe mu minsi ishize kubera impamvu zitandukanye, bamwe baragiye mu biruhuko birumvikana, ariko haje muri kandi kazo kuko ngewe muri ko studio yanjye yagize ikibazo cyuko hano mu mujyi ntuyemo haje ikintu cy'imyuzure gisa nkaho gidukuba mu nkokora, ariko noneho byasubiye mu buryo utwagarutse kandi nzeko tugarukanye amaraso mashya. Nagira ngo rero ntangire nsuza abo banyarumuri nkuko biyise, nagira mba nari barekera kugira ngo bakomeze bamurikira abanyarwanda, bashobore nyine kumenya icyo bakora cyabagira akamaro. Ndahera rero kuri Bwana Aloys Musomesha, umande wa muri muri kano kanya. Bwana Aloys Musomesha, muraho murakomeye? Muraho neza Celestine, muranyumva neza? Turakumva neza rwose, turakureba umeze neza rwose, nta kibazo rwose. Amakuru se y'iminsi myinshi Bwana Aloys Musomesha? Amakuru ni meza rwose nkuko umaze kwivuga nyine, ubwo n'ibiruhuko n'ibyo bibazo kandi nawe wagize birumvikana. Ndasuhuza kandi nyine abadukurikiye mwese rwose, tumaze igihe tutavugana muri ibi biganiro kuri izo mpamvu Celestine amaze kubasobanurira, kandi mbifuriza amahoro ahoraho. Murakoze cyane, kandi ndasuhuza umunyamagisha mugenzi wanjye nawe dusangiye iki kiganiro. Binyibukije indirimbo nayo numva kera ngo Sekidende, Sekidamage, ngo Segiti, pardon, kangarukira aho ngaho. Bwana ndubona wese Sekidende umunyamagisha murakomeye, ariko ufungure mikoro yawe irafunze.
mikoro birafunze bwana François Munyabagisha. bavuga ngo sekidende sekidamage aho sekidende ni izina rikomeye cyane. Sensine rero ndabasuhuje baje kubiseguraho kuko nari ngiye kujya gushaka aka kafe ariamo nagakawa agakawa kakandi gahingwa n'abirabura hanyuma ariko abazungu akaba aribo bakagenera igiciro bahora n'iki rwose ari ibintu byinshi cyane mu cyatugana wenda ucemeza mu gatoya hari ibintu ndeba hano bikanera bene wa mujinya nuko ntagira umuntu aranze ngengera amahirwe Imana yaguyize mu muratsi mu murandura nzuzi ariko nubabibaye ngombwa twanawugira ndikubwiye iyo urebye ibiciro bya diama byemezwa hano Amvex hamwe yiwange rwose no mubiri no wemereze ngo diama ngo igiciro cyayo n'iki ngiki naze gusubira iki bwose ngo ndeba ahantu haba ikirombe wenda kibuye rimwe bya diama ndaheba ibiciro bya kawa byemerezwa i Londres mu Burayi azagira umuntu unyereka ikintu kitwa un café uramutse ubwibunyagura wari wose ikawa yera kuki reka da nateze n'ukuntu bakunda ikawa ikintu kitwa shokora abazungu barya ikintu kitwa shokora mw'abantu nako tukatira ngo nandikiriye ariko ibyo bintu bitera umujinya biterwa mu byo kongera ngo bitera umujinya ariko nako byagera nyine kwemeza nyine komeza ko byagenda nagushimiza amabare ko tukomeza jya mbere ubwo ko kanyuze mu nyene nanjye yo ntabwo yari mu kiganiro ariko yego rero nagusubizaga Celestine harashyize igihe rwose ingazi yacu y'ubwiyunge ariko ni mu gihe gasuhuza rero na Louise Musomesha muvandimwe mboneyeho no gusuhuza nyine abumva iki kiganiro cyacu n'abazacyumva rero mugire amahoro azahoraho. Nyigoze murakoze rwose dukomeze nyine tzamuka yangazi y'ubwiyunge nyakuri uyu munsi turaganira ku ngingo nabwira mu kanya ntingi ikomeye kuko ni ingingo igomba kuzayiyobora uburyo ibitekerezo bitambuka uburyo bigenda bihererekanwa uburyo bihanahanwa uburyo abantu bafite gutanga ibitekerezo niba dushaka kugenda amahoro ahoraho mugani wa François birasaba ko abantu bazagira ubwo bagira kuvugana kuganira kujya impaka kungana ibitekerezo ni ikintu gikomeye cyane ariko iyo urebye uburyo abanyarwanda muri kano kanya batanga ibitekerezo ku bibazo biri wacu mu Rwanda uribaza uti ibintu biragana he birava he bikagana he kuko iyo urebye rwose muri kano kanya twagize n'amahirwe sinibara muge cyangwa ari ibyago akumva ari amahirwe cyane kurusha ko byaba ibyago ko hari bino bintu byitwa ikoranabuhanga ryoroheje ibintu ryoroheje uburyo amakuru atambuka uburyo utanga ibitekerezo byawe kandi bikagera ku bantu benshi bashoboka kuvuga ko wibereye mu rutoki ahantu muri Kinigi cyangwa se ku umugeno wa Jere cyangwa umugeno wa Jere na Kabugondo cyangwa ahantu kundi zara hejuru mu ishyamba ugakora ka audio kawe ukagashyira ku isi yose mu yosogonda isi yose kabikabona kuvuga ko ibitekerezo uburyo bitangwa n'uburyo bisakara ku isi yose tugomba kubyitondera kuko ari igihe usanga mu Rwanda tugifite uburyo bwo kuvuga tuvuga radio dufite radio imwe radio Rwanda haje radio ya kabiri umuriro wakije twarabubonye ukuntu byagenze icyo gihe hari mu gihe nyine aho radio yabaga ari imwe gusa irimo ibwira abantu ubu noneho hari radio tuvuga burya radio twamuhabura nayo burya uretse twakoraga ibintu bya nyine mu buryo bw'ubwenge bagira batariko nabo burya ntago baje kuzimya umuriro mu by'ukuri byo bavuga nabyo ibyo ni ikindi kibazo ariko muri kano dufite ubushobozi bwo kuba wicara hano rwose aho uri hose ku isi ukaba ushobora gutanga ibitekerezo byawe bikarara bimenyekana ku isi yose mu kubitanga rero ni ikibazo gikomeye cyane kuko usanga hari aho usanga muri kano kanya rwose ibitekerezo bitangwa usanga kugira ngo haze ibitekerezo byubaka ibitekerezo bigamije gutuma abanyarwanda babanaho mu mahoro mu bwumvikane mu kujya impaka ahubwo usanga abantu bamwe bibasira abandi kandi bakabibasira ku giti cyabo hari ukwibasira igitekerezo cy'umuntu byo birumvikana rwose umuntu afite igitekerezo gitandukanye n'icyawe ukavuga igitekerezo nyine byagara bishingiye ku ngingo zifatika uti kino gitekerezo watanze ntabwo tucyemeranywaho ibyo rwose nibwo tushaka kubaka nyine muri kano kanya ariko ibintu bitakwita argument ad hominem ukuvuga
kujya kwibasira ubwite kujya gucukumbura mu buzima bwe kujya uko yabayeho uko aryamana n'umugore we uko asambana uko agira ngo kujya kumutuka mu bitutsi bimwe by'inyandagazi kandi ugasanga abantu bakora ibi buryo usanga ari nka bumvikana kurushaho cyo ikibazo gikomeye cyane abantu b'abanyarumuri rero icyo babereyeho nyine ni ukwerekana nyamara bino bintu hari aho twabibonye nyamara bino bintu akenshi bigera kure kandi ntacyo byimo kubakaho ntabwo urimo gutanga ibitekerezo ahubwo birashaka kubyibasira umuntu bimumara bikaragira ngo tubiganireho igitekerezo twagize tw'abantu b'abanyarumuri tuvuge wikiragira ngo wenda mbere nka bwana Aloys Musomesha atubwiye we ukuntu abona ibyo bintu ese yarebye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no kuma kandi turavuga ibyerekeye imbuga nkoranyambaga ariko hari n'amaradiyo ariho ni ukuvuga amaradiyo yasanzwe ate nk'iyacu ikora kuri Ateli Web Radio amaradiyo mu Rwanda yumvise uburyo akora ibiganiro byayo ibinyamakuru byandikwa navuga amazina gusa gutanga ikintu cyitwa gusa rushyashya umujyo cy'amakuru rushyashya yandika iri ni itangazamakuru cyangwa n'ikindi kintu kibyihishe tukareba n'amaradiyo rwose tugerageza turebe ukuntu natwe tutajya kwivuguta nk'iyo byondo twigire hejuru rwose turebe iyo mivugire turebe iyo mikorere yo gutanga ibitekerezo ariko tunagira ngo twizamure tumurikira abantu ku buryo bashobora gutanga ibitekerezo ku buryo bwubaha w'ibyo bwubaha ariko bunubaka nagira ngo rwose mbe bwana Aloys Musomesha rero ijambo we icyo kibazo akibona ate abona gihagaze gite muri kano kanya bwana Aloys Musomesha ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Celestine nibyo rwose utangije neza iki kiganiro usobanura impamvu twashatse kugira ngo dukore ikiganiro kuri iyi ngingo kuko iyi ngingo ni ingingo ikomeye kandi yerekeranye n'iyi ntego yacu y'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda kuko turabizi uruhare rw'itangazamakuru mu byerekeranye no gushaka amahoro y'abantu ku isi cyane cyane noneho rero muri ibi tureba ku byerekeranye n'abanyarwanda turazi amateka yacu tuzi twagiye tureba amateka yacu wabivuze muri makeya uruhare rw'itangazamakuru uburyo mu bintu byo guteza imbere amahoro no mu buryo iyo itangazamakuru rikozwe nabi rigusha abantu mu kaga ibi rero rwose koko nk'uko bivuga kugira ngo dufate icyemezo cyo kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo nuko tumara muri iyi minsi ni byiza ko mbanze nshimire cyane wa mugani w'abanyamakuru n'abandi bantu batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga hose nk'uko umaze kubisobanura ubu ngubu twabonye iterambere cyane ni byiza pe ku buryo usanga rwose abantu binegura noneho kubera cyane abanyarwanda bari hanze y'igihugu baratanga ibitekerezo bagatanga ibitekerezo bya politiki bagatanga ibitekerezo byerekeye n'imibereho y'abanyarwanda byose basanga amaradiyo yabaye menshi ku buryo umuntu arakurikira amakuru ariko rero hari ubu ngubu rwose usanga hashize igihe nta kitari kinini cyane simbizi ariko ni ngewe ndavuga ibyo mbona niyo mpamvu twashatse kugira ngo iki kiganiro tugishyire muri iyi ku byerekeranye n'itangazamakuru n'uruhare rw'itangazamakuru kugira ngo tubishyire muri iyi ngingo yacu y'ubwiyunge nyakuri ni uko mbibona nyine kuko ubona tugenda ahubwo rimwe na rimwe tugenda dusubira inyuma si ukuvuga muri byose oya ariko hari itangazamakuru bimwe n'abantu bamwe ku giti cyabo bitari n'ibitangazamakuru bitari amaradiyo gusa cyangwa se ariko abantu ku giti cyabo tuvuge bagenda batanga ibitekerezo mu buryo busenya mu buryo butubaka busenya ni ngombwa liberté d'expression no kuvuga ni ngombwa ko abantu bafite uburenganzira bwo kwisanzura ariko iyo abantu nk'uko babivuze batangiye tuvuge mu binyamakuru bimwe na bimwe amaradiyo n'ibindi binyamakuru bindi by'abantu ku giti cyabo tuvuge bavuga ku biganiro by'abandi bakoze ugasanga umuntu yafashe umuntu igitekerezo cyangwa kugira ngo aganire ku gitekerezo yatanze akoboka kirenga akajya kuganira ku muntu ku giti cye n'urugero ntanze nk'aho ngaho noneho aho kugira ngo uvuge uti aho kugira ngo abantu bavuga bati reka cyangwa se amutumire kuri radiyo yo ati ibitekerezo watanze muri iki kiganiro nasanze ibi n'ibi ntabwo byemera se nta kuntu waza tukabiganiraho ibyo bikabura ahubwo ugasanga abantu bamwe urumva ko nyine ni bamwe mvuga bamwe bajya gusenya ibitekerezo by'abandi ariko ntiberekane n'ibyabo noneho ibyo ari byo
byiza byaruta ibintu kugira ngo babisangize abandi. Aho rero niho mbonera ibibazo, ugasanga ahubwo ashaka kugira ngo yerekane ibitekerezo bye abishyira imbere kugira ngo apyinagaze cyangwa se rwanyane ibitekerezo by'undi, aho kugira ngo amahamagare cyangwa se bareba ahandi bahurira ku banyamakuru. Abanyamakuru niko kazi kanyu, muhuza abantu cyane, mufite akazi keza kandi gakomeye. Noneho kugira ngo ibitekerezo bihuza abantu, twebwe twumva abaturage twumva ibinyamakuru byose, tuba ari twebwe rubanda twihitiramo twumva ufite ibitekerezo byiza bikunogeye wowe byaba byikubereye. Aho rero niho mvugira ibiganiro ni ibintu byiza cyane. Niho ibiganiro ko ndavuga ibiganiro bitari bya bindi kwiga byo kuba wowe ufashe tuvuge ugiye kuri mikoro nk'uko ukavuga utanga ikiganiro nyine ukazagira abantu bagukira za komanteri, wandavuga ibiganiro hagati y'abantu 2 3 4 5. Icyo gihe biba byiza kurushaho iyo ngingo mushaka kugira ngo musangize abanyarwanda cyane cyane ku ngingo zirebana na politiki. Mu musangize abantu, noneho abaturage bazumva bya binyamakuru abanyamakuru cyangwa se b'abanyarwanda bafite ibitekerezo binyuranye, bo bihitiremo ibitekerezo, noneho aho ibyo ibitekerezo byumva bibabereye, noneho bakagira ariko mu bwubahane nyine bw'abubahane atari mu bwubahane. Ibyo rero rwose muri iyi minsi usanga hari rimwe na rimwe usanga nkatwe rubanda nyine abantu basanzwe ukumva birakubabaje kubera ko ibi ni ibintu bitureba twese. Hari igihe abantu batanga ikiganiro ukagira ngo nibo bireba gusa cyangwa se babwiye abantu bakeya. No, ni ibintu nk'uko babivuze bisakara ku isi yose. Icyo gihe rero kandi ni ibintu bigira bifite ingufu ku buryo burya ijambo ryahise byagiye bishaka rero kugira ngo abantu tugomba koroherana rwose mu byerekeranye n'ibiganiro byerekeranye n'amahoro y'igihugu cyacu, ushaka amahoro ku gihugu cyacu, abantu bakubaha abandi. Niba washaka igihe niko mbyumva nyine ngo ndatanga igitekerezo cyanjye nanjye, wabona kanaka yagutanga igitekerezo ukumva kitakunyuze kandi wumva ufite ukaba wamutumye uti ndashaka ko Celestine ukabwira umunyamakuru Celestine kuri radiyo Urumuri cyangwa indi radiyo yindi ndashaka ko waduhuza kanaka tukaganira kuri iki n'iki. Ibyo rero biba byiza aho kugira ngo umwihererane ujya kuvuga ibyo yavuze umwatake nurangiza umusesereze ushaka kuba kugira ngo wowe ubye bitekerezo byawe wumva ko ari byiza kuruta ibye. Oya, kuko nawe bafite ibye, abandi baba bamukurikira nawe abafite nabo bamushyigikiye. Urumva ko aho ngaho rero niho nashatse kugira ngo nanjye kandi dufatanyije ko aho ngaho cyane ndavuga cyane rwose nkamwe abanyamakuru mujye n'inama nako ni igitekerezo nabasaba ko mwajya mushaka abantu mugahuza abantu bafite ibitekerezo tuvuge byagonganye kandi ubona byateje ikibazo mu bantu bakurikira ibyo biganiro, ko murabikurikira kurusha Rwanda twebwe murabikurikira cyane, mukaba mwabasaba ko babishatse mwabahuza noneho bagahuza bya bitekerezo bakabidusangiza noneho twebwe Rwanda tugikurikira. Bara muri make nuko kuko ibi bintu ni ibintu bibangamira ubwiyunge bw'abanyarwanda dushaka, kuko niyo ngingo twebwe dukoraho cyane muri make mpagarariye aho ngaho. Murakoze Bwana Aloyizi. Icyo kintu uvuze kirakomeye cyane cyo kuvuga uti amaradiyo nk'aya ngaya cyane nk'ingi yacu ya société civile aba agomba kureba uburyo ahuza abantu aho kugira ngo abogamire ku ruhande rumwe, aho gafata abo bantu bafite ibitekerezo bihabanye rwose. Utuma nibuka ngira nigeze kuyobora ahangaha cyari gishyushye ikiganiro cyahuzaga umuntu wawemezaga ko habayeho jenoside yakorewe abahutu, kandi muzi ko ikintu cyitwa jenoside yakorewe abahutu ni c'est un sujet brûlant pour le monde, ni sujet très délicat. Umuntu agomba kuvugaho rwose afata prendre avec des pincettes comme on dit en français. Ni ingingo abantu bavuga bigengesereye, kuko hari amategeko yamaze gusohoka ndetse hari ubirigida yarahari, amategeko ari mu Rwanda, amategeko avuga ko icyitwa gupfobya jenoside, ikintu cyitwa jenoside yakorewe abatutsi, ko iyo urebye nabi itegeko rya gukandagira cyane mu Rwanda ho ni ikindi y'ibindi, kuko ho
bafite no kubikandagiza babigambiriye. Iyo ngingo rero yitwa kuvuga kuri jenoside yakorewe abahutu, ni ingingo ikomeye. Hari abivuga, ababyemeza bakabihamya n'abatabihamya. Nigeze kuyobora ikiganiro cyose gishyushye cy'abantu nyine bavuze ibitekerezo, cyakiganiro cyiza abantu bakunze, kugira ngo abumva radiyo Urumuri abe aribo bagira icyo bikuriramo. Nizere ko ikiganiro ikintu cyabamariye kuri iyo ngingo nari mvuze. Navuga n'izindi ngingo zindi nazineho cyane rwose, ariko nagira ngo nge kwa bwana Sekidamage cyangwa se bwana Munyabagisha François mbaze, ese bwana François wowe usenguye nk'umuntu ufite urumuri, umuntu wumva ufite imibonere, inge navuga ko isa nkaho yigiye hejuru, ese iyo urebye ubona ibintu biterwa n'iki byo kugira ngo umuntu aho kugira ngo afate igitekerezo bamugejejeho atarimo yemeranywa nacyo, aho kugira ngo yataka igitekerezo akataka umuntu mu buzima bwe bwa privé bwa mukanya muza ko giti cye, usanga ariho agiye kwibasira, aho kugira ngo ajye kwibasira igitekerezo arimo gutanga, cyangwa se avuga ati cyo ntabwo tubyumvikana, nawe azaga igitekerezo cye, ndano bavuga ngo dishoke des idées à la lumière. Noneho umuribuka muri kimwe cy'ikiganiro cyacu mwebwe hano mu kintu mu gihuriyeho cyo kwemeza ko ngo iyo muvuga ko ngo ntabwo kubaho, muvuga ko ari ingirwamoko, ariko muzi ko abanyarwanda benshi cyane bemera bivuye inyuma ko ubwoko bubaho bw'abahutu n'abatutsi, ko ndetse rwose bakazajya rwose n'ibimenyetso bifatika bya fiziki by'uko dusa n'iki byose n'iminyweshyo n'iki byose. Muzi ko twakoze rwose ikiganiro gishyushye gihuza nyine abantu bombi nyine bavuga ibitekerezo bitandukanye. Ni uburenganzira bwo kugira ngo umuntu agire igitekerezo cye, ariko aho kugira ngo wibasire umuntu ku giti cye, ukibasira igitekerezo cye, ukazana ingingo zishyigikira igitekerezo cyawe, noneho ingingo zisenya igitekerezo cy'uwo urimo gusenya nyine, ariko utagiye kwibasira umuntu ku giti cye. Agira rwose iyo urebye bwana François Munyabagisha, iyo mitekerereze ituma aho kugira ngo ujye kwibasira igitekerezo cy'umuntu, aho gusanga ujye kumwibasira ukanamutuka. Tuzi hano rwose kuri abantu kuri YouTube hano berura bagasohora ibitutsi bimwe rwose biruta n'icy'abashumba batuka abandi bantu. Icyo kintu rwose nagira ngo dusesengurire, utubwire ibintu bituruka he, ubona biterwa n'iki bwana François Munyabagisha? ese ndabihera muhere ku ruhande, ariko muhere ruhande hande nka baba ndavuze ngo muhere ruhande. iyi ngingo nkeka ko ubwo twateranaga dutegura ikiganiro twagaragaje ko tubyumva kimwe, rwose bisobanutse ko ibitekerezo byacu birahuye, ariko turimo turavuga ku ngingo y'abantu bashyamirana nabo ibitekerezo byabo bidahuye. Byari kuba byiza rero iyo tugira nk'umuntu hano nawe udasangiye ibitekerezo, utabona ibintu kimwe natwe, noneho tugakora ikiganiro cy'impaka nawe, tugatanga urugero, kikaba imfashanyigisho abandi bakatureberaho, ariko rero ntibyashobotse. Ubuse biragenda bite? Ariko aha rero aho reka nsubize akaba n'amamaze nkuganira gato abantu cyangwa se mbanze ngenda gushyira ku murongo. Aho turi muri kano kanya ni ukwigira hejuru tukareba ibyo byabiza koko ibyo uvuga n'ibyo koko gusaba uyu muntu ngo byabisaba natwe tugiye gufata wowe kana ukora gutyo ukora nacyo ukora neza, wowe kana ukora gutyo ukabahuza. Ariko kuko ndimo mu kanya muhumure rwose ndabahatange mu kanya, kuko hari ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bamba uburenganzira bwo kuvuga ibyo utekereza uko biri mu mutwe wawe uko byakabaye. Ndetse na hano mu Burayi abantu rwose ubona rwose bafite nabo birahari rwose des chaînes qui sont des chaînes contre les gens. Je peux jouer sur les mots. Donc abantu bose ngo zibasira abantu ku giti cyabo rwose, gusanga umuntu rwose yifatira ugahanga Sarkozy akamuharabika umugore we akajya kugira ngo ni nyirakuru n'iki byose, ugasanga yinjiye mu buzima privé bariho. Ariko se twe mu Nyarwanda ibyo urabona twabikora gute? Ngo twigire hejuru tumurikira abantu nyine bakora gutyo, noneho turi kukafasha mu myumvire yabo. Ijambo ndagusubize bwana Frank. Urakoze. Aho nari nimo nsasi ibyo ngiye kwiyaho cyangwa byumvikane, kuko umuntu utwumva utabyumva kimwe nanjye cyangwa natwe yumve ko twebwe ngewe ku giti cyanjye
amatwi yanjye arafunguye, ndafunguye, muhaye ikaze ngo tubiganire. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo ngiye kuvuga ni ivanjiri, ariko rero havuze tuzamuke tujye mu bintu byo hejuru, turebe tugerageze kumva impamvu ibyo bintu biriho. Wabivuze, Musomesha nawe yabivuze, ingero zirahari, ibinyamakuru mu iki gihe biragaragara, ibyo birahari. Niba twabikozeho ikiganiro ni uko ibyo bintu biriho kandi ntabwo byubaka. Ariko biterwa n'iki? Navuga ko ibintu bibitera ari ibintu bitatu, kuko burya ikibazo iyo kiriho tugomba kubanza kujya kureba ikibitera. Gusa nasaba kugira ngo tugerageze kujya twihingamo icyo kintu, niba tugize ikibazo, aho kugira ngo turebe umuntu cyangwa turebe abantu cyangwa turebe turebe aho ingaruka, tubanze turebe ikibitera. Guhinga uwo muco wo kureba ikibitera ni umurage tugira Imana dufite, yego abantu ntabwo tumvikanaho kimwe, ariko byibuze niyo bifashe gutyo ikibitera ni ikintu gikomeye cyane. None biterwa n'iki? Ikintu cya mbere, kubona kuki umuntu yumva ibitekerezo byanjye akajya aho kugira ngo afate ibitekerezo byanjye akaba ari ngewe azamuka, akandandurana n'amaguru yanjye yose, akajya hariya akanyandagaza, cyangwa se uretse no kunyandagaza akandakarira. Dufite umuco wo kureba umuntu, tukaba tudafite umuco wo kureba ibitekerezo. Dufite umuco wo kureba umwami, tukabona umwami tugakoma amashyi, ariko ntitumenye ngo umwami ni iki, umwami akora iki, umwami amaze iki. Ibyo bintu tubirebe. Byanarimba umuntu akakubwira ngo umwami atabayeho ngo ibicu byahagarara, ntibyakongera kugenda. Ngibyo turareba umuntu aho kugira ngo turebe ibitekerezo. Mu mwanya wari uvuze uti wenda kugira ngo nanone, kuko iyo akenshi tuvuga ibitekerezo biba bigoye, kuko ibitekerezo ntabwo ari ikintu gifatika. Nyamara ibintu byose tubona bituruka ku bitekerezo. Ujya kubumba inkono aba yarabanje gutekereza ukuntu yafata ibumba, gutekereza ndabona nuko icyo kintu gikenewe, akagitekereza, akagishushanya, agatekereza ukuntu yazagikora. Ni ibitekerezo bitangira mu gitekerezo, ariko abantu ntabwo bahita babona ko ibitekerezo bifatika. Wari uvuze mu mwanya kugira ngo wenda nzamukiye ku byo wari uvuze, tugumemo hamwe. Wavuze ukuntu aho mu Bubiligi n'ahandi no mu Rwanda hatowe amategeko azitira abantu kugira ikintu bagira icyo bavuga, bavuguruza ku byavuzwe, ku byemejwe n'abantu bamwe na bamwe ku nyito za jenoside zo mu Rwanda cyangwa se n'izo mu Budage nabyo. Urumva hari igitekerezo cy'uko bazitira abo bantu. Icyo gitekerezo kikazagutanga n'itegeko, ni igitekerezo. Ariko hari abantu bagishyize imbere, barakikorera, bafatisha ayo mategeko. Twe rero igihe bari barimo bateruye iki gitekerezo cyo gushyiraho kuzitira, twebwe turagenda tukareba abo bantu barimo bazana icyo gitekerezo, akaba ariho twikoma, tukabikoma, tukabandagaza, tukabashushanya, tukavuga ibibi byabo byose, tukabajya mu mizi. Ibyo tuzi n'ibyo tutazi, n'ibyo tubahimbira, tukabajya mu mizi. Igitekerezo kigahita, itegeko rigatorwa, bo bakibagirana, bakanipfira, cya gitekerezo kikagumaho. Kikagumaho kubera yuko cyagiyeho, kubera ko twebwe twarangariye umuntu, ntabwo tugeze tureba cya gitekerezo. Nguko rero ukuntu nibi ngibi iza deba, icyo ni ikintu cya mbere, kubera ko dufite icyo kintu cyo kureba abantu aho kugira ngo turebe ibitekerezo. Tukareba umuntu uwakosheje cyangwa se, ariko ntitujye kureba icyabimuteye. Tugasingira umuntu, tukareba ngo dore ko gisa, ngo mwana kibonye mbese
tukajya aho kugira ngo turebe ngo ese buriya yaravuze iki, ese yabitewe n'iki, ese biriya bintu yavuze ejo bizumvikana gute. Noneho tugahugira kureba gusa ngo afite ibidoro bindi bibi. No, icyo ni kintu. Ese Bwana Francois Munyabagisha aho wenda aho uvuze mu kanya uti dufite akamenyero ko kureba igitera aho kureba ikimutera, aho sinaho ubwo twanahera tubona no mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe usanga wenda tuba nk'ubuzi bw'i Kigali buhitamo kuvanaho gitera kugira ngo bane kimutera. Mufate nk'urugero kugira ngo byumvikane neza. Ese urabona ko niba ariko bigitangira ugasanga no mu gukemura ibibazo bari bakubwira aho kugira ngo urebe igitekerezo nyine bari bakubwira ukareba urimo kukivuga ukibwira ko uwo muntu umwica cyagitekerezo kivaho. Urabona ibyo bitaranguza Bwana Francois Munyabagisha aho usanga kandi bakiboka karimbo ka Karasira nyine kitwa nyine gitera, basanga niba umuntu akubwiye ati nyamara abantu bacika cumu bafite ibibazo mu Rwanda harafatwe nawe, ndetse hari n'abacika cumu hari ababyeyi babo bishwe na FPR ahubwo batishwe n'interahamwe uko bivuga. Uwo muntu aho kugira ngo wumve ikibazo arimo kuvuga akaburirwa irengero, aha ndavuga Shyaka Gilbert. Uwo muntu aho kugira ngo wumve icyo arimo kubwira ukamufunga, aha ndavuga Idamange na Karasira nizo n'ingero mfashe, ariko n'izindi wavuga. Umuntu avuga ati abantu mwiyunge rwose, dore kari kugira ngo twiyunge nuko tugomba kureba uburyo tugomba gushakisha ukuri ku byabaye iwacu mu Rwanda. Twamara kureba ukuri, abakoze ibyaha bagasaba imbabazi, ababikoreye bakaba bamarira, tugakwiye kubwiyunge aho kugira ngo bamwumve bari igitekerezo arimo kuzana wa muntu bakaba baramuniza bakaba ngo yindgije amashuka. Aha ndavuga Kizito Mihigo. Ese urabona iyo myumvire batangiye kuzana mu kureba ibitekerezo bigitangira kubaho aho, ndetse sinayo myumvire inatuma iyo cya gitekerezo cyamaze gushyirwa hanze aho kugira ngo barebere icyo barimo gupropoza ku solution, kuvuga igishyabazanye ku igisubizo cy'ikibazo gihari, aho kugira ngo barebe igisubizo ahubwo barebe umuntu bakamwica bakibwira ko ikibazo bagikuyeho, aho ikibazo arimo kugira ahubwo bakica umuntu ubwo ikibazo ngo kivuye. Urabona bidafite aho bihuriye byombi Bwana Francois Munyabagisha? Bisa naho bifite aho bihuriye ariko ntabwo ari byo, kuko urugero rutanze ntabwo ari rwiza. Kuko bariya mba baregenda bavuga uko n'urumuri tugomba kujya gutangarika tujye bariya bicanyi, bariya barukara bankaba, iriya ngoma y'igisuti bo kamere yabo ni ukwica, kuko intare mu ishyamba ntabwo yica kubera kamere, ntabwo yica kubera ko yagombaga kujya kumva utundi tunyamaswa nguko tugomba kubaho. Bo barica gusa iyo babonye uzamutse wese barica. Noneho naho ikibibatera igitera abo ngabo bose kuvuga niyo kamere ya FPR, ntabwo bashobora kuyivanaho rero, ntabwo bababwira ngo bahindure kamere yabo, ntabwo bayihindura. Par contre twebwe ndavuga nk'urugero muri 1990 twahagurukanye Habyarimana tuti nabaho impundu zavuga. Ibyo ndabivuga kuko nabibonye abantu groupe shoko ziwacu kundiza baririmbaga niba babitangiye baririmba ngo Habyarimana navaho impundu zavuga. Abantu opposition, abantu turahaguruka abantu bose uti ubutegetsi bwa Habyarimana bugomba kuvaho, ariko ntabwo twigeze twicara ngo turebe icyatumaga ashaka kugumaho akomeza kwizirika ku ngoma. Ntabwo twakibajije, twavuga ngo ntagomba kwizirika ku ngoma, ngo turashaka demokarasi, ariko ntiturebe impamvu zituma yizirika ku ngoma. Iyo tujya kuzuzuma impamvu zatumaga yizirika ku ngoma, twagombaga kubanza gushaka umuti gushaka umuti w'izo mpamvu kandi zari zihari. Iyo mbivugira hano abantu babyumva, nta kuntu waba ufite amagufa muri placard mu kabati y'abantu bishwe muri 73, hanyuma rero ngo uvuge ngo uzarekura ubutegetsi ubusubiza abana babo cyangwa n'abene babo n'abandi baze bagufate noneho babikuryoza, kandi wenda nawe ufite ukundi kuntu bisobanura. Ni kimwe n'ubu ngubu aho ngaho niho gushaka ikitera umuntu. Abangaba abantu bakora ibiganiro agasimbuka n'undi, tugomba kumenya impamvu niki kimutera kugira ngo yikome umuntu aho kugira ngo arebe ibitekerezo. Aho rero impamvu ya mbere niyo ngiyo narivuze. Impamvu ya kabiri rero nayo ikomeye. Impamvu ya kabiri navuga teoricom,
mbese nkurikije ubusesenguzi cyangwa se ibyo umuntu aba yaragerageje kureba kwitegereza. Impamvu ya kabiri navuga ni n'urumuri n'umwijima. Iyo hari umwijima abantu badasobanukirwa neza batabona icyerekezo, iyo haje umwijima umuntu yikanga baringa agasakuza. Iyo haje umwijima abantu baratangira kurebuzanya kubera ko hari umwijima. Ni ukuvuga ngo hakeneye urumuri kugira ngo abantu babone aho bagana, noneho bakomeze mu nzira batarebuzanye, kuko niba wacanye urumuri werekana ahantu abantu bagomba kugana bakaba bahabona, bazagenda mu nzira imwe bagenda. Iyo abantu ku cyumweru bagiye mu misa bazi ko bagiye mu misa, babona kiliziya aho bagiye kujya, baragenda, ntabwo bagera mu nzira ngo bajye kujya gusogongera ibigage hepfo no hirya, kuko bazi neza ko mu kiliziya padiri atabemerera kuza kubaha ukarisitiya banyweye inzoga, ntabwo bajya kugira. Ariko niba uvanyeho ukazana igifu, abantu baratangira bagiye ku ruhande, noneho n'ubuvuzi ibintu bateshutswe icyerekezo, icyo dushaka kugeraho bakagita, bagahita barebana abantu bati ngaho, bagatangira bati dore uyu aratuvangira, bati dore uyu nguyu, akaba ariho bareba, ntibarebe igitekerezo cy'umuntu. Icyo ni ikindi kintu nacyo kitera urumuri. Ni ukuvuga ngo niba abantu batangiye gucagagurana barebana gutyo, ni ikimenyetso cy'uko abantu bananiwe, ni ikimenyetso cy'uko urumuri rwamurikaga icyerekezo aho abantu bagana rusa naho rurimo ruhondobera. Ubwo rero biba bisaba yuko abantu bacana urumuri bongera bakenyegeza bagacana urumuri kugira ngo haboneke abantu bagaruke mu nzira, bagaruke mu nzira. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero, icya gatatu navuga nuko ibihe turimo ubwabyo ko bene iyo mwitwarire iza ibigomba kubaho, ibigomba kubaho, kuko mu bihe turimo turi mu bihe by'intabaza, ibyo bita urgence, turi mu ntabaza. Abantu barafunze guhera muri za 90 barengana, babuze umuntu, barategereje, hari abantu babatabarije bigikubita, bagezeho bararambirwa bararekera. Nyuma y'aho abantu bagiye bicwa za Rweru, abantu baratabaza bararambirwa bararekera. Abantu baraza basimbizi basimuzi baricwa, ababazi baratabaza bararekera. Ba Kizito baricwa, abantu baratabaza bageze bararekera. Bakarasira bayidamange barafunzwe, barahohotewe bitabije, abantu batabaje, dutangiye kugenda dudohoka. Ariko buri gihe hagenda habaho iyo ntamazi. Noneho hari igihe rero bigera abantu mu mutwe hagashyuha, bagashyuha kuko bibaza batese amaherezo azaba yayo. Bwa bwiyunge tuvuga, abantu bagatangira ahantu bya bisebe bigatangira bikaninda amashyira, bikanenda amashyira. Nuko hanyuma rero hakaba hariho noneho kwa kundi ngo dushaka ubwiyunge, abantu bamwe bakumva yuko ubwiyunge ni nko kugenda ku magi. Oya, mwitonde, tworoherane. Ariko abandi ibisebe byabo birimo birazamashya bigatwika. Kubera iki? Kubera yuko rwa rumuri rw'ubwiyunge bw'ahantu tugomba kujya, bwa cya gihugu dushakira abantu hose, rwatangiye gucendera. Naho ngaho ni uko mbibona. Nimureba acyakora ko ngiye nkabona akazi nako reka ndekera aho ngaho, naba ndimo niharije ijambo. Urakoze, reka turagaruka mu kanya, ndagira ikintu ngiraho. Ako kantu kitwa urumuri uvuze mu kanya gatumye ntekereza, uyu munsi rwose niyemeje kujya, wagira ngo rwose umuzimu wa Martin Luther King yanteye, kandi rwose nta kibazo rwose ampame, nta kibazo rwose ndamwakiriye. Ku bantu twerekeranye n'urumuri,
ifoto ariko rero ndabona uretse gatoya ndebe ni ngewe ukoze ntuza ndimo ndavuga warambabarire mubarire muvuga nagiye inyuma y'inyegamo navuze ni umuzimu wa Martin Luther King ko munsi yanteye rwose ni nsoma ibintu bye ku buryo intero zimwe yagiye avuga zagiye rwose zimurikira hanyuma yavuze ati l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Seul l'amour peut faire cela. Uvuga ngo umwijima ntabwo ushobora kwirukana umwijima. Urumuri rwonyine niko rushobora kwirukana umwijima. Avuga ati urwango ntabwo rushobora kwirukana urwango. Ati urukundo bwarwo rwonyine niko rushobora nyine kubikora. Umva ukana wavuze ko zagawe na birawe uvuye ngo nyine kabyerekeye ko tungukuzana urumuri. Ni mpamvu nyine tutagendera dira umuntu kugira ngo tujye rwose ikintu gisa nkaho ari umwijima abanyarwanda binjiyemo barimo biba rwose ubona rwose basa nkaho batazi bava niyo bagana ku buryo buri muntu wese agenda akora uko abyumva akora icyo ashaka avuga icyo ashaka ndetse ugasanga aho ugera ukanarengerwa ugasanga mu by'ukuri ibyo umuntu arimo kuvuga ntabwo harimo ibitekerezo ahubwo harimo kwibasira undi harimo gutuka undi ugasanga nta kintu kirimo cyubaka kizamura inyungu z'abanyarwanda muri rusange akanuvuze uti nyamara kubyo bintu ni ngombwa kubibaho wenda ndaguha mu kanya umwanya ushobora kubidevelopa buhoro kuko ndabona tuziganye iminota 20 ikiganiro cyacu ariko ndagira ngo nongere nsubire kwa Bwana Aloys Musomesha nawe agira ikintu avuga ko kuko kuntu ko twese ko turanga turi bakuru ibyabaye muri kiriya gihugu cyacu twarimo tubireba kuva muri 1993 tugatangira muri 1993 iyo urebye amagambo yakoreshwaga muri ya minsi abantu bita abandi amazina y'utunyamaswa abandi basa nkaho bigaragara ko bahamagarira rwose abandi ku mugaragaro kurimbura abandi ugasanga nkwatukana hari ikintu kiza nkaho la déshumanisation kirimo genda kiba iyo urebye muri kano kanya usanga hari inyamakuru bimwe cyangwa se abantu mu giti cyabo batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga nabo usanga basa nkaho umuntu atabyitondeye byari biganisha mu cyerekezo kimwe iyo umuntu yihanukiriye akabwira undi ngo uriya muntu ngo yonsa amashereka y'ingengatekerezo cyangwa se ngo kubera ko sekuru yakoze ibi ngibi ngo uyu mwana we agomba kwiryozwa umwana we ngo ibyo bintu bimurimo ugasanga ibyo twari turimo mu 93 92 bavuga ko ngo bari abantu bari bateye barabuzukuru b'inyenzi ndetse ntibanabwira inyenzi iryo zina uko ryitwaga mu by'ukuri igisobanuro cyacyo cy'ikuri bakakora ibyo grisoma do sanse muri linguistique bakaba ku nyenzi bise cyangwa ngo bitaga bwabo bakabijyana ko akanyamaswa kakajya kugira ngo berekane ko nabo buzukuru babo nabo umuntu agomba kubegiserimira ndetse n'abajyana nabo bose ugasanga ibintu rwose baramutse tutitonze imivugire ya ibivuga muri kano kanya bya bivuga mu Gifaransa ngo les mêmes causes produisent les mêmes effets nuko ko turebye nabi rwose twazisanga turi muri no situation twagiye mu 94 Bwana Aloys Musomesha ibyo bintu ubona bimeze hagaze bite wowe iyo bigereranyije ko twese turi bakuru ubona bihagaze bite muri kano kanya izo mvugo z'abantu badashungura batarenga mbega nako badashakisha ibitekerezo bashakisha abantu ku giti cyabo kuko usanga bashobora no kubita ndaze gushaka kubaharabika no kugira ngo bahindure ibitaro abantu mu by'ukuri twafera la déshumanisation ubone hagaze ko tubigeranye byombi Bwana Aloys Musomesha urakoze ampereye nk'uko urwo rugero utanze rw'abantu bita abandi nkuko umaze kwisobanura bamagane nk'abantu bafata abantu b'abahutu bose ngo n'abahutu bose twabivuga twavuga rwose abantu bose bita ngo muri ntera hamwe umuntu wese muri ntera hamwe ni ibigarasha abantu bose umwanzi w'igihugu rwose kuvuga n'ibi biravugwa ku mugaragaro twatanga amagambo nk'ayo ngayo rwose tufite ariko biravugwa birumvikana nicyo mbwira nicyo naho ngeze nyine aho ngaho harimo ibintu bibiri ni kimwe nuko abo n'abari mu Rwanda cyane cyane n'abantu bari hanze ariko bamugane bashyigikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda ariko hari n'abandi bari hanze nabo bita abantu bari kumwe hanze y'igihugu ngo ni inkotanyi gutyo gusa kubera nyine ko babonye ko bafite ibitekerezo bitandukanye ibyo gusa ntimugire ngo ni mu Rwanda gusa
wenda mu Rwanda bishobora kuba birushijeho kubera ko nyine ari abantu bari ku butegetsi badukoresha kubera ko bumva ko nta kibazo nta wubahana ntacyo bari gufite ubutegetsi ariko no hanze birahari kuko n'ibyo ntaho nabihereye naho ngaho twabihereye tuvuga tuti hanze abantu ugasanga abantu mu biganiro by'abanyarwanda bari hanze badafite ikintu bapfa bari b'impunzi ahubwo nyine bifuza bose gusubira mu gihugu cyabo none ugasanga bita abantu inyenzi bita abantu inkotanyi kubera ko bavuze ibitekerezo bumva ko bidahuye n'ibyabo cyangwa se amugani bimwe François yavuze kureba abantu aho kureba ibitekerezo byabo bakaba tuvuga amasura y'abantu urumva ibyo nabyo birahari hanze donc ari mu Rwanda ari no hanze birahari no kuvuga ko biri muri community muri muryango w'abanyarwanda hose birahari aho rero icyo kibazo ngo kirimo nagisubizamo ibibazo ibintu ni kirekeranye kimwe nk'icyo ngicyo kubyerekeranye n'ibyo nk'abantu bamaganye babaheza ngundo bari mu gihugu bari no mu butegetsi mu gihugu n'iki byose aho ngaho hari ingingo imwe yerekeranye no gushaka no gutsimbara ku butegetsi harimo ibintu by'ubutegetsi ariko noneho ku rundi ruhande hari n'abandi babikora bya bindi twavugaga mu byerekeranye n'ibitangazamakuru nunganira Munyagisha ibyo yavuze bya ngingo eshatu yavuze hari ikintu natekereje kandi mbona ko nacyo kigiramo uruhare nk'abantu barwanya abantu kugira ngo barwanye ibitekerezo bakora hari ikintu cyitwa ibikomere abantu bafite kuko François yavuze nko byerekeranye no ku ngingo ya gatatu yavuga ku byerekeranye n'abantu baba barabafunzwe abantu bapiciwe abantu n'iki byose hari igihe abantu bagira ibikomere bafite baba batari bona uburyo kibabaye cyane ku buryo bw'akababaro ibikomere bagifite bituma bagifite imijinya yo kwihorera bakabura aho bihoreraho bakihorera ku bantu batabakoreye batabiciye abantu dufata urugendo batabiciye abantu noneho ugasanga aho kugira noneho ka gahinda afite babikomera afite rwose ubwo hari abantu ubona bavuga kuri radiyo ukumva neza turi muri cya gihe cya 1995 tuvuga intambara ikirangira pe uko cyangwa na kane na gatanu nuzi rwose ukumva atarateye intambwe ariko utamurenganye ntabwo wamurenganye kumva nta ntambwe yateye yo kugira ngo yumve yiyakira yiyubake noneho arebe ukuntu ibikomere byagabanuka so kuvuga yenda kubikira burundu ariko iyo ukuntu yakwivura ibikomere cyangwa se ashaka abantu bamufasha kugira ngo bivure ibikomere rero ugasanga rero kugira ngo azumve ibitekerezo by'abamu tuvuge ari umututsi wari ukoze jenoside yakorewe abatutsi aho kugira ngo yumve ibitekerezo by'abamuhutu bundi usanzwe udafite aho ahuriye n'ubwicanyi bwakorewe abantu mu muryango we no akamubonamo umwicanyi noneho akamubonamo bamwicanyi babicanyi bamwiciye ku rundi ruhande nabwo abahutu nabo bikaba uko nguko abahutu nabo biciwe umuhutu yaba yariciwe agifite ibya bikomere akavuga ati uriya mututsi dore bariya nkotanyi zo zanyiciye abantu ntahahuriye na ya mahano yakorewe abantu bo mu muryango naho rero ikintu cyitwa ibikomere noneho rero ndangiza aho ngaho kuri iyo ngingo ngaruka kuri byerekeranye n'ibyo Munyabagisha yavuze ku byerekeranye n'urumuri nyine n'ikintu cyatuma abantu bashobora gukira bya bikomere ni muri bya bintu tuvuga buri gihe by'ubunyengana kuri no gushaka imbabazi aho ngaho ntabwo mbijyamo umwanya kubera ko udafite umwanya uhagije n'icyo byerekeranye n'imbabazi kwibabarira ubwawe no kureba uburyo si ukuvuga ko noneho iyo umaze muri abantu bamaze kubabarira bageze ahantu bababarira abantu babakoreye ibi amahano babakoreye babiciye abantu byumvikana ntabwo byose ukuvuga ngo ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ariko nibura ugakora urugendo rwo kugira ngo ushake ukuntu we wibata ku buryo niko rwa rumuri noneho umaze kubona rwa rumuri rero ntabwo wongera kubonamo ntabwo wongeye kubona wa wundi ujya aho kugira ngo ubanye ibitekerezo byo ukamurwanya ntongera kumurwanya oya uramwumva ukumva ibyo avuga ukumva wa muntu uzi ko bya bintu ibitekerezo bye dushobora kwihuza n'ibyanjye noneho tukagira icyo bibyara kubera ko maze wariyakiriye warageze muza aha rero nacyo ni ikintu gikomeye nuko rimwe rimwe tubyibagirwa ariko turacyafite ibikomere cyane
aho ngaho niho tugomba gushakira rwa rumuri nyine tumurikira roho zacu n'imitima yacu kugira ngo twakire. Bivuka he biza he biza muri bya biganiro. Nibyo rero ngaruka kuri bya biganiro navuze rwose. Abantu iyo bashoboye kuganira burya gahoro kubya bitekerezo batumvikanaho kandi bwumvaga umwe aho yavuze igitekerezo iki ni cyerekeye na politiki y'igihugu ku gihugu cye, akabera kuvuga ati ngo yavuga ati abahutu bose barishe nakata yamara kuganira na muhutu bari kumwe baganira bahurijwe n'umunyamakuru cyangwa undi wundi bya kagahinda ke kagenda gahoro gacuruka akazamubona nk'umuntu nkawe ntiyongere kumubonamo wa wundi wo kuvuga ngo aramwitiranya na wa wundi wamwiciye. Voilà, nicyo navuga. Ariko rero wa mugani icyo ngarutse ndangiza ibyo wavuze, tugomba nyine kwitonda kwamenya amateka twaciyemo. Niyo mpamvu tugomba abantu baheza nguni bakwirakwiza izo ngengabitekerezo zitanya zisenya abantu ngo abahutu bose barishe ngo abahutu bagize bate, ibyo bintu tukabyitondera. Niyo mpamvu tugomba kujya tubivuga buri gihe tukabisubiramo, tukabitondera tukabima amatwi kubagaragara kandi tukabivuga. Murakoze bwana Aloys Musomesha, nagira ngo wenda tukabirwanya rwose. Ibyo wenda kunyura gafite akamaro kako kuvuga uti kuyu mato ntabwo bihagije ahubwo kurwanya kugira ngo bihagarare rwose. Bihagarare. Ngaruka kuri bwana ngaruka kuri bwana Munyabagisha François, wenda tubona kusohokera mu cyacu. Ntabwo nitwa François, ni Sekidende. Ngaho re. Kandi wowe nzashyira bariyeri kuri Nyabarongo, ntabwo uzongera kugira igitaramo. Nzongera kwambuka. Arimo so hindira ryadenze kwitwa François Munyabagisha. Naje gose turaryemeye. François rwose narirekeye za leta zinanga azo ntako nazigenza, ntabwo nzajya kuziha amafaranga ngo kugira ngo zikunde zirivaneho. Ariko nafashe Sekidende ni sogokuru. Ubu rero nyine rwose mu muryango narabatijwe ubundi Sekidende. Cyakora na François ntubyumve gutyo da. Permis de conduire yanjye yanditseho François. Bon, mu kazi kanjye nitwa François, ntabwo Sekidende riragerayo. Sekidende riri hano muri iyi nkundura turimo yo kujya kwisubiza gakondo yacu. Murakoze rwose. Nagira ngo nyine tugore kwingingo tubara kusozo nyine ikiganiro. Ese murabona hano twakora iki kugira ngo uruhare twita ngo muri abanyarumuri, murabona ruhare rwabigenza gute kugira ngo ibi bintu bisa nk'aho bihinduka, kugira ngo ibi bintu byo kuvuga byo kugira ngo umuntu yibasire umuntu kugira ngo yibasire igitekerezo bihinduke, byagenda gute bwana Sekidende Munyabagisha? Warakoze igizene cyane. Abo se ntubona ahubwo ko bibaye byiza nayo ndasetse. Tuba byagenda biti. Bon, ikintu cya mbere ikintu mbona cya mbere, intambwe ya mbere ni iyi ngiyi wakoze Celestin, yo kugira ngo ukora ikiganiro, tuganire ku bitekerezo cyangwa ku byo tubona, ariko tutaganira ku bantu. Mu rugero dutanga, twashoboraga rwose muri iki kiganiro natwe kujya tukavuga tuti kanaka, ubwo tukaba turimo turahutera mu nyotwe dutumura ivu, ariko sibyo. Icyo ni icya mbere. Noneho radiyo Urumuri ibyo bintu mubishyira imbere, si ukuvuga wenda ngo mukurire ntuza, ariko mufatanye n'ayandi maradiyo nayo akora abyumva, azagenda abyumva mubyumve gutyo. Kandi nanone ikindi ni ukureba abo babikora, tubyumve ko igihe twamaze abantu badafite uburenganzira bwo kuvuga, igihe twamaze abantu ubwabo ari morgue, ari ububiko bw'ababo, babitsa ababo mu mitima yabo kuko batabonye ahantu. Ibyo Aloys nawe yashimangiraga mu mwanya, abantu bafite ibikomere, ibyo bikomere batagize bomorwa. Ikintu cya mbere tugomba gukora
ni ugutanga urumuri, ni ukugaragaza guha abo bantu icyizere, ukwizera ko akababaro kabo kazwi kandi ko umuti ibikomere byabo bizomorwa, turimo tubitegurira umuti, tukabaha icyo cyizere tuzakibaha gute? Ni ukuvuga ngo ntitwemera ko umwijima aba ari buza kuza kuzimya, ntabwo twemera yuko ijoro ariryo riza kuza kuzimya umwijima. Ubwo ndimo ndagendera kuri bimwe cya gitekerezo cyawe wavugaga cya Martin Luther King, ariko ni ibintu bigaragara. Twebwe turahari, turatanga buri gihe, tuhozeho urumuri, tugaragaze ko ejo hazaza hari heza. Ntabwo noneho iyo tubuze urumuri rukazima, abantu bose bariheba bakavuga ati ibikomere byanjye. None ugasanga yamashyira umuti ugiye kuba amashyira. Abantu barashaka kuvura ibisebe byabo babivurisha amashyira y'ibintu byabo. Ariko nanone iyo tubona nk'umuntu agiye hariya akikorera undi akamuvunderezaho ubuvundere, ntabwo ari byacitse byarangiye, hari ikiza kirimo. Ni uko umuntu hari ahantu yarababaye tutanashoboraga no kubona, ariko iyo abikoze turahabona, tukabona ko hari ububabare hafite. Bwa bubabare ahubwo tukaba hafi, nitwe tuba tugomba kuba hafi, tukaba hafi, tukavuga tuti reka tujye kumufasha, tumushyire umuti, tukamushyira umuti, atari kujya kumubwira ngo wakosheje ibintu wakoze ntabwo ari byo, ahubwo tugenda tumubwira tuti ihorere mama, ihorere, atari kujya kumubwira ngo ihorere. Hari umuntu murazi ntuzayi, ari niba ari igisigo cya Makuza, Makuza ngo yaranditse, ariko nanjye ubwo ni inkuru numvise, ntabwo nigeze mbona aho yabyanditse ngo byisomere. Ni inkuru nsoma bavuga, abandika ibitabo cyangwa se abandika inkuru bavuga ko Makuza yabivuze ngo hunga, honga, hora, uhore. Donc hunga se cyangwa se uhonge nk'ikijumba cyahonze nyine, wemere uzaba umufene, cyangwa honge wihorere. Donc ngo hora cyangwa se uhore. Bon, ariko habuzemo ikintu kimwe rero, ibyo ngibyo ibyo kwa Makuza, yewe navuga nti ihorere, ariko usibe kwihorera, reka kwihorera, ihorere mwana wawe, ihorere muvandimwe. Icyo kintu cyo kujya kuhumuriza umuntu ufite akababaro, tukamubwira tuti akababaro kawe twakumvise, ihorere. Hari umuntu rero wabikoraga, Kizito yarabikoraga neza, niwe wari umuganga wacu, abarwayi abikoreye, abafite intimba akatuvura, abo yashoboraga kugeraho. Ariko byabaye ngombwa ko apfa nk'abemera Yezu Kristo, nka Yezu Kristo, kugira ngo ubutumwa bwiza bwe, umuti we ushobore gukwira ku bantu benshi. Ariko barukarunkaba ntibabyumva, bahise nyine bamwirenza. Ariko mu kumwirenza baribeshye, uretse ko ntifuza ko bakomeza kujya bibeshya, nifuza ko duhaguruka tukabashyidikana. Ariko ubwo Kizito yaragiye, turasigara, abantu bagwa mu gahirahiro, bibaza batese bizagenda bite koko. Na Kizito arapfuye, apfuye gutyo gusa, birarangiye, iminsi 6 irashize, none aribagiranye, none n'undi bahatarapfuye, n'undi arapfuye, abantu bakiba, bya bisebe bikazamuka. Aha rero niho dukenera gukora umuti vuba, birihutirwa gukora umuti, kuko uko bagenda bica abantu niko tujya niko basa naho bavuga mu bisebe, noneho bavuga mu bisebe, noneho tugatana ubwo twari twambaye, ugasanga turimo turavuza induru gusa. Noneho mu kuvuza induru gusa ni rya joro rikomeza kugwa, ntabwo tukibona icyerekezo. Bisaba rero ko abanyarumuri tuba hafi, tugahozaho, noneho mu guhozaho tukareka hazaba abantu batabaza bati turashize, abantu barashize, inzu yahiye, abantu uruziramire rumiza abantu narahari.
ariko abanyarumuri tukacana urumuri tugaragaza urwo ruziramire igihuru rurimo uko kimeze, noneho tukanagaragaza uburyo tugomba kurwirukana tukava mu gihuru nta maraso amenetse, n'uburyo noneho tugomba kubaka igihugu, cya gihugu kirimo amahoro ahoraho. Aho rero nkagaruka, yego wenda sinzi igihe dufite, ariko ngaruka ku kantu kare wavuze, uvuga uti nko ku kibazo cy'amoko ntabwo mubivuga rumwe n'abandi benshi. Nibyo, ariko nk'uko twabivuze mbisubiremo njyewe mvuga mu mwanya, ni hano turi mu biganiro wenda turumvikana, ariko ntabwo aricyo wenda cyane y'amoko, ari amoko irangirwa amoko uzinyabutatu ni umusundwe, ni virusi ubwayo izayarangiza, ni virusi izayarangiza, kuko kwa kundi abantu bajyaho bakajya kurebana, iyo mvuga amoko n'uturere natwo tuzamo icyo kintu cyo kureba abantu aho ngo ubwoko bwabo aho bakomoka, ukareba umuntu aho kugira ngo urebe ibitekerezo arimo azana, niba byubaka ubumuntu, niba bifitiye akamaro abantu, ahubwo ukajya kureba ngo inkomoko. Iyo ni virusi niyangirwa amoko ya politike. Ari umugabo uyu munsi mu gitondo nabonye yanditse ngo ni ethno-opportunisme, yavuze mu gifaransa ngo ni ethno-opportunisme. Iryo jambo narikuze cyane, ni umugabo witwa Ismail Mboniga, bamwe muramuzi, yabyanditse yanabikuze ngo ethno-opportunisme. Iyo jambo numva wenda udufashije watubwira mu Kinyarwanda, kuko ni ijambo rikurikirana kandi biremereye. Ethno-opportunisme, opportunisme tubwira tumufashe tubikire mu Kinyarwanda, no kuvuga ni ukuririra ku kintu ukakibonaho urwaho rwo kugera ku cyo yifuza mu bwoko kanya. Ahari uvuga ko umuntu uri bushobore kuririra ku bwoko kugira ngo yigerere mu nzira ya bugufi, mu nzira y'ubusamo, yari ncitse ijambo y'ubusamo, kugira ngo wigera ku kintu ushaka kugeraho mu mwaka kanya, ariko utitaye ku bindi byose bimukurikira mu kanya. Sinzi rero ndumva neza ibyo rwose nibyo, noneho bigasanga Faransa nabyo bumva icyo bivuga mu Kinyarwanda, bisa naho ibyo sobanuye n'ibyo. Noneho musomesha niwe ujya uvuga ngo ingirwa amoko ya politike. Ni ukuvuga ngo abantu bakora politike y'amoko, bagakora politike y'abantu, bagakora politike, noneho bigatuma abantu barareba abantu, bakareba umuntu bareba ngo ni kanaka, noneho ugasanga ni nk'abantu bicaye ku meza barimo barareba abantu ngo bibana ibiri ku masahani n'ibiki byose. Ibyo rero, iyo ndwara abantu iyo bateshutswe kubona icyerekezo cy'igihugu abantu bose babamo bakabaho bafite amahoro, bakomeza kureba abantu bakibagirwa ko nyamara hari ubundi buryo bushoboka kubanisha abantu bose bakabaho neza utagombye no kuvuga ngo urajya kureba ngo akomoka he, ngo ni wo kwande, ese abaho umuhe bwoko. Ibyo byihorere, turebe gusa n'iki twakora kugira ngo buri muntu wese abeho neza. Aho rero ni akazi kacu twebwe abanyarumuri tugomba gukora, tugahozaho, nta kurangara, kuko iyo turangaye gatoya impyisi dutwara umuntu, hanyuma tugahindukira tugomba kuvuza induru akamu. Twavuze induru impyisi nayo iti izo nizo mpundu zanjye, kubera yuko twarangaye gatoya gusa. Bisaba rero abanyabwenge guhozaho rwose. Radio Urumuri n'abandi, reka muvuge nka Cyuma n'abandi murafite akazi gakomeye cyane kandi gafite k'agaciro. Ubwo uvuze Cyuma, reka nanjye mvuga undi witwa Theo. Ejo bundi koze ikiganiro nakunze cyane rwose. Theo aho ari yumve ko mushinye rwose, ahantu yafashe uriya umunyapolitike muvanye ko umunyapolitike wigenga witwa Rashid, amuhuza n'undi muntu
ngo utemeranywa nawe ku bitekerezo bye namba rwose pe avuga ati ngiye rwose ibyo by'amoko bizana mu Rwanda ngo by'ubututsi n'iki ati ntabwo sinkeneye kubyumva muri kano kanya ngo ntabwo ntuzayiru noneho ati dushaka kugira ngo kwirebera amajyambere gusa turebe biteze imbere tuzamuke tugere umusaza arashije arambwira ati rwose mbere wa mwana doroke mwana umusore w'imyaka 26 adoreje urako wavutse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi amateka ni ikintu gikomeye cyane ati iyo utazi yuva ntumenya aho uri nta no kushaka kumenya aho urimo ugana kwihuta no kugiye kwirebera aho ugana gusa utazi aho urimo kuva atari byo twarimo kororo batangiye bose batavuga rimwe ariko ikigano cyarangiye wumva bose bemeranya ko mu ntacyo amazi n'ibyanyu nabyo n'ubu kandi mwese bavuga ko amoko abaho bavuga ko amoko atabaho mwebwe muvuga ko amoko atabaho n'abandi bavuga ko amoko abaho rwose turemera birangira buri wese yemeranya ko amoko atabaho rwose ntabwo tuvuga ko amoko atabaho habayeho ari amahano ubwayo yahise arimo amoko ariho kuko abantu bayiyumvamo ariko virusi ni nk'iyo urwaye virusi nyine covid ntabwo bavuga ngo virusi ntibaho kandi abantu yabarangiye ahubwo abahi kiri kibazo none burya baravuga bati rero byose mwese birangira mwese mwemeranyijwe kwa baravuga ati rwose nje undebye fiziko mukavuga ko mwabona ko n'umutu cyangwa n'umututsi mwamuka utereke nta kivuze ariko mwese murangira mwemeranyijwe ko icyo kintu cyari cyangwa kuririrwaho ngo umuntu agire entere runaka yiharira inyungu runaka yiharira kugira ngo abyuririreho yiharira ibiza by'igihugu byose bigaragara ko mwese muwaganije mwese ko mukabyarana koko ibintu bizagira hehe kugira ngo aho kugira nyine abantu bagume nyine bavuge nyine biganiro bya discours stérile ni kuvuga ibiganiro bidafite ibivuze bidafite inyungu bazamuke bigere hejuru barebe cyagira abana bose akamaro naho nyine tubereho nyine tuba tuganisha ibintu byacu mwera mu gusoza cyane cyo uyu munsi nagira ngo mbwire umuntu ukurikiye kuri radio Urumuri mu kano kanya watanze igitekerezo nawe vura magiti shingiro yavuze ati Celestin agaciro k'ikintu cyose kiva ku bintu bibiri ari byo offre na demande ugatero nta kintu dufite muri Afrika yari mu byerekeye y'amakawa navuye mu kanya amakawa na diamant twahereyeho ariko aha naho tufite kubizanamo iyo urebye icyo cya offre na demande kuvuga ikintu abantu bakeneye muri kano kanya nk'iyo urebye nyine uburyo nk'ayo mashene amachannels yabo acuze nyine avuga nyine inkuru zishyushye zo gutukana zo gushyushya imitwe usanga ariyo abantu bose bashidukira kujya kureba usanga bafite ma views hano n'abihindura akabigira isoko y'ubucuruzi uvuga ati ninjye hariya nkafata umuntu kana nkamwibasira nkamutuka ndi bugire ama views yongere urumva objectif ye ari we ugiye kuzakicuzwa cyane kugira ngo yibonere ama views gusa ari na wundi ugira kujya kubireba bombi hazamo offre na demande rwose nagira ngo umve ko urabwana kamari udacya gitekerezo yarimo yivugira yabyerekeye amadiyama n'amakawa n'iki byose ariko pour moment ibintu byo wazana mu hano abantu mu by'ukuri abantu urebye usa nk'abantu bitabira kwasamira no kumira ibyo bimeze gutyo kuko muri kano kanya basa nk'aryo bakene basa nk'aryo wabaha ikintu cyatuma bura butegetsi buvaho icyo cyo cyose niyo cyaba kirimo kibabeshya niyo cyaba kirimo kibaturika niyo cyaba kirimo ariko no gusanga bose biteguye gufata icyo cyose cyaza kigamije kugira ngo l'offre et la demande mu by'ukuri bisanga birimo gusa muri kano kanya ugasanga bivuga nyine ngo abaturage bagira ngo bagira abayobozi bakwiriye no ku buryo usanga ko umuyobozi u Rwanda rufite ubuyobozi bukwiriye kuko niko turimo kwitwara nyine ntabwo turimo kuzamuka ngo duharanira inyungu zacu duharanira uburenganzira bwacu donc tuzemera nyine FPR nyine ducaka kanu turi ture usanga turi hose aho twabagiye muri Mozambique usanga ikurasi ufaya aho muri Canada bazi bahereze abantu bumane ko baze kuri bashaka byose no ikintu cyitwa nembuze y'ibyaje offre ya demande ariko nagira nyine tubene ku musozi kiganza cyacu uyu munsi Retwa mwagiye mutanga bene n'inyanzuro yanyu kugira ngo ureze muha amanota iminota 2 kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu uyu munsi wemaze kubasaye nene iminota 4 reka mpere kuri François n'ukunda kundushya pardon Sekidende n'ukunda kundushya mu kumujera mu tutera amagambo ye noneho nzenze gusaza kuri wize ko ni uzi kuvuga amagambo avunaguye bwana François urabona umwanzuro wabuhe ku kino kibazo twaganira uyu munsi cyerekeranye no abantu bibasira
umuntu giti cye aho kugira ngo yibasire igitekerezo cy'umuntu bwana Francois magambo avunaguye ndabanza nguhanishe iminota 5 yo kugusobanurira ko nakumvishe kubera ukwemera kwawe ndakwihanganira rwose ko unyita Francois ko ndazi ko ukora ikimenyetso uturutse iburyo rero kubera ko kwemera kwawe ndabikwemera ko we bidahita bikuzamo kundi sekidende ugakomeza kunyita Francois nta kibazo mu ntuza rero cyagize ngo wose umwanzuro koroherana aho yenge aho umwanzuro natanga kw'iki kibazo nuko dusabwa twebwe tubyumva gutyo twebwe dushyize imbere ubwiyunge ibanga ry'ubwiyunge nta rindi ni urumuri ukuri koroherana kuko ukuri nta kuri kumwe kushobora kuboneka abantu koroherana rero ni ukumenya ko umuntu bitewe n'ibintu yanyuzemo afite ibikomere byafite ukuntu abona ibintu noneho kubera yuko mu bihe turimo abantu ntabwo babona kimwe ntibabona neza ndetse n'amaherezo ntabwo bayabona niba twebwe tuvuga ubwiyunge ni ukuba yuko amaherezo turabona umuti twarangije ndetse kubona ikibazo indwara iyo ari yo virusi umusundwe uwo ari wo twarawubonye n'umuti turawubona ariko uwo muti ntabwo tuzawuha abantu ku ngufu nabyo byaba bibaye ikindi kibazo kuko ari aho kuwutanga ku ngufu rwose twashaka amafaranga tukagura za Kalashnikov tukagenda tubohereza mu mitsi y'abantu ku ngufu ukagenda witwa za plomb hanyuma ikibazo gusinzi ko twaba tukirangije ntabwo ari abyo ngibyo noneho mu gusoza nyine dukenera kumurika tukagaragaza tukagerageza kubwira abashoboye kutwumva nabo tukabasaba kubibwira abandi burya iyo ugize imana ukabona abantu 5 bakumva nabo abantu 5 bakazabona abandi 5 cyangwa 10 nyuma yaho bifata igihe koroherana hanyuma kandi ntitwirukanye ngo dushyuhaguzwe ngo tuvuge ngo turashaka ko ibintu birangirije mu gitondo inzira ni ndende banyarwanda bantu bazima inzira ni ndende biradusaba kugenda tworoherana umuntu uvuze ibintu bitakunyuze reba ibyo avuze urebe ukuntu wowe wabikosora cyangwa se icyo wabyongeraho hari ahantu kare wavuze ngo gusenya twirinde gusenya ibitekerezo by'abandi bitanyuze wibisenye byunganire mwunganire noneho bya bitekerezo bye ubona wenda bitanyuze inzira nziza ugerageze kubigorora noneho nubona ubigorora wenda wakanga akagomeza kugenda agorama bimwemerere agorame wewe gutigiye wewe guteshurwa inzira yawe wowe menye icyerekezo cyawe ukomeze mu cyerekezo cyawe niho ujya wivuga ngo undi arimo arakutesha igihe mureke yitera igihe cye ntabwo ari icyawe wowe wamugoroye ntiyakunze komeza ukomeze imbere ngibyo rero nuko mbibona tworoherane noneho hari ahantu musomesha yagize kuvuga ati gutanga imbabazi ukiheraho ambede ni ukwiha amahoro ni ukwiha amahoro tukamenya yuko amahoro tugiye gushaka ndabanza nyihe nta muntu nsaba amahoro ni njye nyiha umuntu naza akanyikorera akamvuga njye nifite amahoro yanjye ndakomeza kandi ntabwo nteshe igihe hari abantu bigeze kunyita ngo ndi inkotanyi ariko ibyo nta nubwo urubanza yakuruburana ariko njye nzakomeza nzi neza ko nzaruhuka ari uko bariya barukarabankara bavuyeho kandi nzaruhuka ari uko mbona ko turi mu nzira kuko tugiye gushyiraho igihugu buri muntu wese abaho akabaho yishyira akizana afite amahoro azaramba ahoraho none nzanaruhuka ari uko mbonye ko abantu bose barimo bicwa bacinyizwa barengana kuri kiriya gisuti ko abo bantu babonye ihumure abantu barimo barafunze kuva muri 94 barishwe barahunze bagize bate abantu barimo baricwa barimo ngibyo mwanzuro wanjye niba utabaye muremure Celestine
umbwire nshobora kongeraho n'ibindi murakaramba. urakoze rwose kandi turambane nawe kandi nkwifurije amahoro ahoraho. Yakatuba turekeye aho ngaho nzabikira ubutaha. Turekeye aho ngaho nzabikira ubutaha. Ageze mugiye kunyongera indi minota 10. Oya naguhaye 2 ufata 7 ngo arimo n'igihano. Nagira ngo wenda turageze kuri bwana Aloys Musomesha hanyuma dusoreza hano dufurikira hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kubera ko ubutaha gutongera turi n'ingingo no tuganiraho n'ubundi igenda ituzamura idaraja ku idaraja muri yangazi y'ubwiyonyakuri tuganira kuri radio Urumuri. Kandi Aloys Musomesha wowe ikibazo ndakoze ikibazo kimwe n'abajira François murabona ibyo byagenda gute umwanzo wawe n'ubuhe kuri ino ngingo twagane uyu munsi bwana Aloys Musomesha? Urakoze cyane Celestine, byinshi imyabagisha bivuze ariko ikinangiye nsimbararaho cyane no kudata icyizere cy'abanyarwanda. Rwose abanyarwanda hari bamwe abantu ubona mu bikorwa usanga nta cyizere bafite cyuko abanyarwanda dushobora kubana neza mu gihugu cyacu cyangwa se ko dushobora kwiyunga ko kandi tukabana neza. Abantu tureke guta icyizere rwose. Tureke guta icyizere, ibyo rero nongera bizakorwa gute nyine kugira ngo icyizere aricyo kiva mu rwa rumuri nyine aricyo kivamo bya bitekerezo byiza ni uko abantu naho ngaho nshaka kugira ngo ngire abanyarwanda bumva bashishikajwe kandi barahari benshi barahari nibakomeza ibikorwa byo kubaka amahoro y'Rwanda nibyo nibyo nyine mwavuze byo muvuga umwijima n'urumuri donc basange abantu mabona twegerane badusange natwe tubasange basange abanyamakuru none yengere kunyeze ku banyamakuru ubu dufite abanyamakuru bose bigaragara bo muri société civile nyarwanda bigenga bigaragara ari mu gihugu no hanze bigaragara neza ko batari mu bintu bya politiki yo gutegetse bw'igihugu. Turabafite rwose biragaragara barahari ntabwo ni ngombwa kubavuga ari abakorera kuri radio abakorera ku maradiyo yandi atari umunani bigaragara neza ko abo bantu rero tubasanga abo banyamakuru bafite batabogamye rwose batabogamiye kuri politiki y'ubutegetsi bw'igihugu barahari badufasha kugira ngo tuganire nibyo byabingana nyine ngaruka aho ngaho rero niyo ngingo rwose abanyamakuru mukagira imana mwe nimudufashe mutuganire muhamagare abantu babona bafitanye amyoza noneho nakurenda mujye mudutumira no muri ibyo biganiro tutanga ibitekerezo byacu twumva ibitekerezo by'abantu naho twumva icyo kintu nibwo nyine nibyo bishobora bizatsinda babandi reka tuvuge mu magambo y'intuza za ntagondwa zishaka kugira ngo zikoreshe mu gihe zangirwa amoko ya politiki y'abatutsi kugira n'ibintu bitangiye gushyuha n'abatutsi byongeye gushyuha cyemaye rero biracyongeye gushyuha kuryo wagira ngo bishyushye abantu umugabo imitwe y'abantu yongeye kongera gushyuha iyi mitwe tugomba kureba ukuntu abantu bareba ukuntu twatuza tuzongeye gusubira mu bintu nk'ibyo twabayemo muri 1994 no hanze y'igihugu birababaza kubona ko abantu bari hanze y'igihugu bongera bari hanze y'igihugu imyaka 27 kongera guteragurana amagambo ku bintu by'abahutu n'abatutsi donc ni hari ibi biganiro rero nibwo abanyamakuru nigeze kubivuga mu kiganiro cyo gihe Senga yarahari vuga ni abanyamakuru b'amaradiyo yigenga atari amaradiyo yogamiye cyane ndavuga cyane si ukuvuga ko andi maradiyo ya politiki y'abanyepolitiki nayo atagomba kugira muri bari ariko mufite umwanya mwiza wo kugira ngo muhuze abanyarwanda nimukora ako kazi rwose nimukora ako kazi tuzabifashamo ababishoboye tuzabifashamo mukora ako kazi muhuze abanyarwanda bagatuganire dukire bya bikomeye nibwo bya bikomeye dufite tuzakira babandi bashaka kudutongera kuduteranya no kudusumbanya bakoresheje ngo abahutu n'abatutsi abo bantu babura umwanya mu muryango w'abanyarwanda. Murakoze rwose ndagira ngo rero mu gusoza kino kiganiro cy'uyu munsi nongere ndangirize ku magambo abiri Ruteri yavuze ndavuga mu kanya Martin Luther King rwose uyu munsi no rwose muzimu yanteye rwose kandi ndabyemeye rwose yavuze ati celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Wako umuntu wiyemeza koko ikibi akakibona akacyemera accepter ukemera ntakirwanye sans lutter contre lui. Umuntu wese ubona ikibi
ntakirwanye abarimo gufatanya nacyo byanga binuka abafatanya cyaha. Iyo ni intero ya mbere ngiye turangirizeho. No mu gusoza rero ikintu cy'uyu munsi uragira ngo twumve yavuze ati à la fin nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis mais du silence de nos amis. Kuvuga ko mu mperuka ya byose byose mara kurangira ntabwo tuzibuka amagambo y'abanzi bacu, kuvuga amagambo y'abantu nyine baturwanya batugendaho batumera nabi, ahubwo tuzatekereza tunibuke uguceceka kw'inshuti zacu. Inshuti zacu zabonye turimo byazumvise abanzi bacu cyangwa abantu turwanya batumereye nabi mu kudutuka tuvuga mu kanya, aho kugira ngo babyamagane barwanye bakinumira. Niyo mpamvu tunyo uri munsi wo duhitamo duti iyo tubonye umunyarwanda arimo kwibasura undi munyarwanda ntabwo duceceka, ntabwo tuvuga ngo nta kivuze ngo ngo akazi kabo ngo barafite barimo gupfa ngo byose oya. Iyo tubona ari ibintu byo kuzagana ahantu hatuma kubana kw'abanyarwanda bimerwa nabi, twebwe hano kuri Radio Urumuri dukora ikiganiro tukagerageza kubikora ku buryo nyine bwa kinyamwuga bibumvikana, natwe tutinjiye mu kwinjira mu isaho nyine, natwe tujye kwivugutabona, natwe tujye kubatukanya, natwe tubagarure mu murongo ku mbaraga, ahubwo tugeze kubamurikira kugira ngo bazamuke nabo babane n'abandi kandi bubahane, wese yubaha undi batanga itegeko byo kubaha undi. Murakoze rero, ubwo numva nabaha gahunda mu cyumweru gitaha, nimba ari uzafite studio nyine nabyibuka sinfite gahunda yanjye uyu munsi ukwezi kwa 10 sinzinyana abanyamama ko cyenda namufite gahunda sinzi kwa bitangiza abafite studio, ariko banabwira ni mugoroba mwiza kuba ari nakijoro ryiza kuba hano mu Birigi, mugoroba mwiza cyangwa musikiza kuba ari hakurya y'amazi magari. Ubwo naho gutaha numaramuke rero ni muhorana Imana. Ngaho mukomere murare ahakirigitana. Muramuke neza. Idamange jamugiza ntwari y'u Rwanda, idamange jamugiza ntumwa ya rubanda, murekure idamange libere idamange, idamange jamugiza ntwari y'u Rwanda, idamange jamugiza ntumwa ya rubanda, murekure idamange libere idamange. Idamange iboneka rimwe, hashimwe Imana yakuduhaye, hashimwe ababyeyi bakureze, wavuze akari murore benshi twatinyaga kubera ubwoba twabitswemo. Idamange jamugiza ntwari y'u Rwanda, idamange jamugiza ntumwa ya rubanda, murekure idamange libere idamange, idamange jamugiza ntwari y'u Rwanda, idamange jamugiza ntumwa ya rubanda, murekure idamange libere idamange. Wigo mu mutungo, wigo mu muryango, urenga iby'amoko, uvugira rubanda, ukoresha Bibiliya, utwigisha ubumuntu. Idamange jamugiza ntwari y'u Rwanda, idamange jamugiza ntumwa ya rubanda, murekure idamange libere idamange, idamange
rya mubwiza ntwari y'u Rwanda idamange rya mubwiza ntumwa ya rubanda murekure idamange libere idamange murekure idamange aho kwica gitera n'iki kibimutera ntacyo yavuze kitariho ntacyo yavuze tutabona idamange rya mubwiza ntwari y'u Rwanda idamange rya mubwiza ntumwa ya rubanda murekure idamange libere idamange idamange rya mubwiza ntwari y'u Rwanda idamange rya mubwiza ntumwa ya rubanda murekure idamange libere idamange 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 n'indabaga wavutse idamange idamange roza paki wo mu Rwanda idamange idamange espera wo mu Rwanda